Imana igikomeza imutera inkunga, ikomeze imuhe imbaraga zo gukomeza kutuyobora, kuko icyo namubwira Perezida Paul Kagame ni umuyobozi mwiza. U Rwanda rufite imiyoborere myiza irangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, we wunze abanyarwanda agaharanira ubumwe bwabo. Na Perezida wacu nawe turamwifuzira idi nziza kandi turamushimiye ko yaduhaye holiday yo kujya tugira irayidi. Jewe ubu ngo muvuye muri Canada ariko naje kwishimira hano irayidi. Warabitegura avuga uti reka nze mu Rwanda. Kandi tegereje amatora yo gutora Perezida wacu dukunda. N'abanyarwanda bari bubone ino video ngaho gira icyo babwira. Nabo turababwira karibu mu Rwanda, n'abanyarwanda bose nyine batore Paul Kagame kubera namwe murabibona pe ibyo dukorera ni byinshi ni byiza. Hari impamvu bivuze reka tugatindeho gatoya kubera iki wifuje ku munsi w'irayidi gutanga ubutumwa nk'ubu? Kubera ko n'amatora nayo ari inyuma, ukwezi kwa karindwi dufite amatora. Abantu bose barabiza, abayisilamu tumutore, namwe abayisilamu murabona ibyo dukorera. Urumva rero amateka ya nyuma bese abayisilamu bose barabizi. Urumva ntago twabonye inuze iyi freedom y'abayisilamu dore ibintu byiza koko. Je nitwa Zifa Munezero. Murakoze ibintu byiza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kintu cyane dushimira umuyobozi w'igihugu cyacu. Cyambere hari amahirwe menshi cyane yahaye urubyiruko. Hari amahirwe urubyiruko cyari rutabonaga ubu ngubu rubona, nk'urugero nko mu nzego z'ubuyobozi. Kera ntibigaga, ubu ngubu abisilamu bariga. Ibi byose ni ibintu byiza dushimira umuyobozi wacu, kandi twiteguye neza kuzamushyikira no mu matora agiye kuza inshallah. Ngiye ikintu yanyijeho cya mbere navuga wenda kugeza ubu ngubu nkanjye nuko nabashije kwiga ndarangiza. Ubu ngubu mfite n'imirimo ndakora, mbikesha rero nyakubahwa Perezida n'uburyo nizemo ndabumukesha, kuko n'uburyo bwari bugoranye cyane. Leta yaramfashije mu kwiga ndarangiza, ubu rero mfite n'akazi ndakora. Ibyo byose ni ibintu byo kumushimira nyakubahwa. Murakoze namwe. Ubuyobozi bwacu butuyobora neza, niyo mpamvu abaturage bose nyine baba bishimiye imiyoborere myiza dufite kuri iki gihe. Paul Kagame yatugejeje kuri byinshi, ubu turiga neza. Paul Kagame yahaye abanyarwanda babona girinka. Paul Kagame ni byinshi yatugejejeho, kuko n'uyu munsi dufite umutekano. Niba uyu munsi nshobora kuba mpagaze ahangaha nta gikuba mfite, ntumva ntuje, nta muntu n'umwe ntekereza ko yangirira nabi nk'e mu bihe byashize. Turashimira umuyobozi wacu w'igihugu rwose, nta kintu abatakoze. Imana igikomeza imutera inkunga, ikomeze imuhe imbaraga zo gukomeza kutuyobora, kuko rwose arashoboye. Kabagene Amila, mbushimira kuba twarageze mu mashuri twiga tukiteza imbere. Ubu mbekera nyine umukobwa ntabwo yajyaga ku ishuri, ariko ubu ngubu dusigaye tujya ku ishuri, umva ko ari ibintu byiza. Ntawe wize ku ruhe rwego, wiga ibiki, ubuyobozi bwagufashije neza? Njye nize ubukerarugendo tourism. Icyo namubwira Perezida Paul Kagame ni umuyobozi mwiza kandi tumuri inyuma. Turamushyigikiye, tuzamutora, ko ni umuyobozi mwiza nyine wumva abaturage biwe. Nyine ni umuyobozi mwiza, ateza imbere idini ryacu rya Islam. Tumuri inyuma, tuzamutora kandi turamukunda cyane. Kumushimira birakwiye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yadufashije byinshi muri uru rugendo tumaze rw'imyaka 30. Njye sindayikwiza, ariko muri rusange umutekano, ibikorwa remezo ku idini ryacu bikaba akarusho, kuko turisanga mu bikorwa byose bishoboka muri iki gihugu. Mu myigire njyewe nize kubyerekeye indimi n'ubuvanganzo. Mukuri bikesha Perezida wa Repubulika, iyo ataza kubaho ubuyobozi bwe buha buri umwe wese amahirwe yo kwiga,
ntabwo nari kubona amahirwe, ariko nabashije kwiga ndangiza amashuri yisumbuye. Ubu namubwira ngo nakomereza aho mwifuriza intsinzi mu matora ari imbere, kandi mubwira ngo turi kumwe tuzanamushyigikira mu iterambere rijyanye n'ibyo azaba yaratugeneye nk'abanyarwanda. Natwe dufashe uyu mwanya dushimira iyi myaka 30 u Rwanda rumaze rwibohoye, u Rwanda rufite imiyoborere myiza irangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, we wunze abanyarwanda agaharanira ubumwe bwabo, agahagarika jenoside ndetse akimakaza iterambere n'imiyoborere myiza iha buri wese ubwisanzure bwe no mu myemerere ye nta nkomyi, buri wese agahitamo imyemerere ye. Muri byiza byinshi dushima, ariko hari umwihariko wacu nk'abayisilamu, nabyo bimwe muri byo twavugamo nk'ikiruhuko rusange ku banyarwanda bose kuri iyi minsi mikuru ya Eid al-Adha na Eid al-Fitr. Ubundi ibyo ntabwo byari bisanzwe, ayo ni amateka meza y'imiyoborere myiza natwe twungutsemo mu myemerere yacu, aho twizihiza iyi minsi mikuru yacu ibiri ari ikiruhuko rusange, nta ufite huti barajya mu kazi n'ibindi. Ibyo ni agaciro ku myemerere yacu y'idini ya Islamu twahawe n'aya miyoborere myiza. Icya kabiri, hari uburenganzira n'ubwisanzure bw'abayisilamu bwo kwamamaza imyemerere y'idini ya Islamu no gukora imigenzo y'idini yacu nta nkomyi cyangwa se nta mbogamizi iyo ariyo yose. Dufite ababwiriza butumwa bazenguruka mu gihugu hose ku burenganzira bahabwa n'inzego z'igihugu, bakabyiza ubutumwa bwa Islamu ku banyarwanda bisanzuye. Ibyo byose ni imiyoborere myiza dushima. Ikindi nanone, hari umusanzu w'abayisilamu n'abayisilamukazi mu iterambere ry'ishoramari. Dufite abayisilamu b'abashoramari ku rwego rukomeye, nuko barahawe uwo mwanya n'amahirwe kimwe n'abandi banyarwanda. Dufite abayisilamu bashora imari mu by'uburezi, ibikorwa by'uburezi, ibikorwa by'ubuvuzi n'ibindi bikorwa bitandukanye byo kwiteza imbere, natwe tutahejwe kimwe n'abandi banyarwanda. Ibyo byose tukaba tubikesha ya miyoborere myiza. Ikindi nanone, dufite abayisilamu n'abayisilamukazi mu nzego zitandukanye z'ubuyobozi bw'igihugu cyacu, kandi inzego nkuru zitandukanye, bakaba batanga umusanzu wabo mu kubaka igihugu mu nzego zose zitandukanye z'igihugu. Ibyo byose ni imiyoborere myiza idaheza twishimira nk'abayisilamu. Icyanyuma muri ibi ngibi bikeya tuvuze nk'ingero kuko ni byinshi, hari uguteza imbere no gutunganya umujyi w'amateka y'abayisilamu wa Biryogo, ahazwi ku izina rya Car Free Zone. Ubu hasigaye hasurwa mu byiza bitatse u Rwanda, ndetse ibyo byongereye amahirwe abayisilamu yo kwihangira imirimo no kwiteza imbere dukoresheje uwo mwanya mwiza twahawe. Bavandimwe bayisilamu, bayisilamukazi, ibi byose ni byiza kandi natwe twungukiyemo nk'abayisilamu dukesha imiyoborere myiza dufite mu gihugu cyacu. Bavandimwe bayisilamu, bayisilamukazi, impinduka twavuze hejuru zose n'ibi byiza byose twagezeho bizajyana no gusigasira no kubungabunga ibyagezweho, duhitamo neza tunatora abayobozi bakuru b'igihugu cyacu mu matora azaba muri uku kwezi gutaha kwa karindwi ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa karindwi. Naha rero buri wese muri twebwe kugira uruhare kugira ngo aya matora azagende neza, duhitamo dutora abafitiye akamaro u Rwanda n'abanyarwanda. Tunibutsa kandi buri muyisilamu n'umuyisilamukazi gukomeza gusabira ibi bikorwa by'amatora mu iswala zacu, mu masengesho yacu kugira ngo bizagende neza.